tubanze tubasuhuze tunabonera kubaha ikaze mu biganiro byacu mwebwe mukoze kudukurikirana ndetse nabandi bagiye kudukurikirana bwa mbere tunaboneraho kubabwira ngo kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho ku gihe kanda kuri subscribe nurangiza ukore kukazogera kugira ngo ibyo tubategurira bijye bibasha kukugereraho ku gihe ndetse unakore comment and share. We love you so much. Uyu ni wa mwanya rero tugenda tubagezaho amwe mu makuru agenda avugwa hirya no hino ku mihanda ndetse no mu gihugu muri rusange. Amakuru ari kugenda cicikana rero nta yandi murabizi umugabo witwa Salongo yaramaze iminsi mu rukiko. Uyu mugabo akaba yamaze already gukatirwa igihano, nyine agiye kuba afunzwe by'agateganyo iminsi 30 nkuko mubizi mu gihe bagikomeza kugenzura ibyaha aregwa. Twibutsa ko mu byaha yaregwaga byari bitatu ariko hari ibyo yamaze kwezwaho n'urukiko ubu bitakimubarwaho. Mu byaha rero yaregwaga harimo iyezandonke, akabamo kwihesha iby'abandi mu buryo bw'uburiganya, ndetse hakaba harimo n'icyaha cy'impapuro mpimbano, ariko iki ngiki cyo cy'impapuro mpimbano cyamaze gukurwa kuri uyu mugabo kubera ko igipapuro bavugaga ko cyaba ari impimbano. Mu rukiko byagaragaye ko icyo gipapuro ntago yemezwa neza ko ari impimbano kuko urwego rwamuhesheje icyo gipapuro already rwe rufite uburenganzira bwuzuye bwo kuba bwamuha icyo gipapuro. Ni mu bijyanye n'ibyo yakoraga n'ubundi murabizi n'umuvuzi gakondo nk'uko benshi bagiye babimenya. Ni umugabo ukora ibintu by'ibitangaza benshi batakora, ndetse yewe n'abavuzi bize ibya kizungu batabasha gukora. So rero uyu mugabo bikaba byarangiye nyine iki cyaha cyo agihanaguweho, ubu arakurikiranwaho ikiyezandonke ndetse n'icyaha cyo gukoresha nyine uburiganya, icyaha cyo kuriganya abantu akoresheje nyine ubushobozi afite. Ubu aka kanya akaba ari byo ari bugende akurikiranwaho, bikaba byanatumye akatirwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe bagikurikirana ibibazo byose agenda aregwa. Tubibutsa ko mu bintu yarari kuregwa muri bijyanyemo n'iyezandonke biraza kugaruka cyane ku mitungo bwite uyu mugabo afite, ndetse yagiye asabwa kugaragaza ahantu yakuye iyi mitungo ntihagaragare. Akavuga ko ari umuntu ukora business zitandukanye, ndetse anavuga ko inkomoko y'ubutunzi afite yarafite inzu Uganda, arazigurisha imitungo yarafite Uganda, ndetse aza kuboneraho kuba yaza mu Rwanda ashora mu bindi bikorwa remezo afite. Ariko ibyo ntago biri guhabwa agaciro kubera ko nyirizina ntaho bigaragara ko yagurishije iyo nzu, naho bigaragara ko nyine ayo mafaranga koko n'imitungo uyu mugabo afite ariho byavuye. Bigaragara ko rero nyine urukiko ruracyakomeza kumukurikirana ruze kumenya ukuri nyirizina kuri ibi bintu uyu mugabo ari kuregwa. Koko nimba biza kugaragara ko ari ukuri ko aya mafaranga cyangwa se imitungo uyu mugabo afite ari aho ituruka, araza kubabarirwa ndetse wenda anahanagurweho icyo cyaha. Ikindi rero cy'iyezandonke biravugwa ko ikindi nacyo cy'ubutubuzi cyangwa se uburiganya, urabyumva harimo abantu benshi bamurega ko yagiye abarya amafaranga abinyujije muri ubu bushobozi afite bwitwa ngo no kuvura, no gukemura ibibazo byananiranye ku bandi bantu. Ndetse ibi ngibi bikaba ari byo bikomeza kumugarukaho cyane kubera ko nubwo we mu rukiko yagiye yirigura avuga ko nubwo aregwa ibi byose, abo bantu bavuga ko bamureze ibi bintu bagakwiriye kuzanwa bagashyirwa habona, ndetse bakanareba koko nimba ibara mugeze imbere, kubera ko we atangaza avuga ko hari abantu benshi bagenda bamwitirira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bindi bishobora gutuma babona amafaranga ariko biyitiriye uyu mugabo. Ndetse bikaba binavugwa ko mu byo yashinjwaga urukiko rwakomeje kubigaruka ruvuga ko uyu mugabo impamvu akurikiranwaho n'ibi ngibi nyine byo gutuburira abantu cyangwa se nyine
gukora ubushukanyi bivugwa ko yagiye ahari platform yagiye ashishikariza abantu ababwira ngo bamugane, kandi koko ibyo byarabaye. Nimba mwaragiye mubona ibiganiro bya Salongo kuri Afrimax TV ndetse na Big Town yagiye abikora, ndetse ibi ngibi bikaba ari byo biri kugenda bimugaruka bivugwa yuko nyine abo bantu bagiye bamuganye kubera ko yagiye abishishikariza. Ndumva ko arimo icyaha cyo gushishikariza abantu kumugana, kandi wenda sinzi nimba abantu bose uno mugabo yakoreye baravuwe cyangwa se batarakize. Gusa ngiye hari ikindi kintu nibaza, ese nimba koko ari bakurikiranweho biramutse hari abantu koko Salongo yafashije bagakira, kubera iki aba bantu batatanga ubuhamya bakaza kwa Salongo bakamubwira bakamuvuganira wenda ko hari icyo umuntu no kwa muganga hari igihe bakuvura ugakira, hari n'igihe bakuvura ntukire, hari n'abapfirayo. Ariko se Salongo mu bantu yavuye hari uwapfuye? Mu bantu bamuganye hari utarabonye ibisubizo yifuzaga? Abo nibo bakagombye gufata umwanya wa mbere bagafasha Salongo, kuko nimba hari abantu yagiriye umumaro muri ibi bikorwa ari gushinjwa, Salongo yakagombye kuba afite abantu bamuri inyuma. Ndetse nimba nawe uri kudukurikirana nawe warigeze ugera kwa Salongo hakaba hari ikintu yagukoreye kikagufasha, why not utagenda ukavuga ati ariko uyu mugabo nubwo muvuga ngo harimo ibyaha by'ubushukanyi, harimo ibyaha nk'ibyo ngibyo, ariko njyewe yaramfashije ndakira, yaramfashije aramvura, kubera iki mutakora ako kantu Salongo mukamugobotora hari ahantu? Buriya nta muntu wakifuriza mugenzi we gufungwa, nubwo wenda icyo cya kindi kiyeza ndonke kikizamo nacyo, kandi urumva karacyakurikiranwa inkomoko z'imitungo ye n'ibindi bikorwa yagiye akora bitaramenyekana. Urumva rero urukiko rwo ruracyafite akazi ko gukurikirana Salongo. Gusa aramutse agize amahirwe akezwaho kino cya kindi cy'ubushukanyi cyangwa se cyo gushishikariza abantu kumugana agira ngo abatuburire, urumva hagize abantu baboneka bakavuga ko uyu mugabo yabafashije kandi bakaba barakize, byaba ari ubuhamya bwiza. Ndetse wenda n'utarakize birashoboka ko wenda ari kandi kiziritse ku muhoro kakazawugutura, then ibyo nabyo byaba ari byiza cyane. Ayo niyo makuru rero ari kuvugwa kuri uyu mugabo witwa Salongo, ndetse abantu icyo twamwifuriza no kuba yarekurwa, no kuba nyine yabo mwere. Nta muntu wifurizwa gufungwa ntabwo ari ikintu wakifurije umuntu uko byagenda kose. Wenda reka dukurikirane turebe icyo inkiko zizanzura, nk'uko abavoka biwe babivuze. Barategereje kujurira, barategereje kubanza kureba ibyo urukiko ruri bushyira ahagaragara, then barebe ko hari icyatuma bajurira. Kandi koko kujurira bigomba kuba nk'uko abanyamategeko biwe babivuze. Ayandi makuru rero ari gucicikana no ku mihanda cyane, ni saga imaze iminsi nayo iri kuvugwa hagati y'umusore witwa Regis n'umukunzi we bari basanzwe bakundana. Na makuru akomeje kugenda ateza utuntu tutari twiza ku bantu. Mboneraho no kuza kubabaza ikibazo kimwe, ese kuba wakundana n'umuntu mugatandukana bitanga uburenganzira bwo kuba mwashira ubuzima bwanyu bwose hanze kuri social media ku bitangazamakuru? Ese ni umuco mwiza kuba abantu bajya batandukana bigahita ko byirukankira mu itangazamakuru? Kabone nubwo waba uri umusitari, waba uri iki, uba ufite vie prive, uba ugomba kugira ibyo ushyira ku karubanda n'ibyo udakwiriye kuhashyira, kuko hari ibyo abantu bavuga bibwira ngo bari gutwika, ariko ugasanga n'ubundi birangira ari ukwiyangiriza, bikarangira n'ubundi ari kwitesha agaciro. Kubera ko nimba ubuzima bw'uyu Regis n'uyu mukobwa bakundanaga bukomeje kugenda bugaragara muri social media, nabonye hari ababiri no kugenda bivugwa ko ngo impamvu Regis yacaga inyuma uyu mugore cyangwa uyu mukunzi we ni umugore kubera ko afite already umwana, ngo nuko yamushinjaga kuba yarabyaye. Si cyo ni ikintu cyatuma uca umuntu inyuma, ni ikintu cyatuma udaha umuntu agaciro. Ntekereza ko cyakakwiriye kujya mbere ari urukundo abantu babiri baba bafitanye, kuko urukundo nirwo rubayobora nyine. Ibindi byose burya ujya kwemera gukundana n'umuntu wemeye nyine kwakira akaje, wemeye kwakira buri kimwe cyose kizamuturukaho. So rero ni byiza ko abantu bagakwiriye no kujya batekereza
kabiri mbere yo gushira ubuzima bwabo kuri social media, kubera ko aka kanya nkanjye menye ko uri yari umukunzi wa Regis, kandi wenda nagakwiriye kubimenya, kubera ko iyo baza gutandukana mu buryo buri respective way byari kubafasha bose kuri vie prive yabo, umwe agacukwe n'undi agacukwe, kandi nyuma y'urukundo nk'urwo ngurw'ubuzima burakomeza. Kandi buriya hari n'igihe abantu tutareba neza, hari igihe buriya Imana igutandukanya n'umuntu wari kugira ngo ubuzima bwawe bube perfect kurushaho, kubera ko yabonaga ko wenda nimukomeza kuba muri kumwe ubuzima bwanyu buzajya mu kangaratete, hazazanyu hatazagerwa nk'uko bikwiye. Rero ni byiza ko abantu bagakwiriye kujya bakira ibibabayeho mu gihe bibaye gutyo nyine, kandi biba bifite icyo bisobanuye ku buzima bwabo. Ayandi makuru yo kwishimira cyane nagiye mbona nkuko tugenda tuza kubereka kuri tumwe mu video, umugabo witwa Mugisha Benjamin uri no mu bihe byiza cyane, yasohoye indirimbo n'umukobwa witwa Bwiza, indirimbo nziza cyane iri buze no gufasha abantu bari mu rukundo neza. Ayandi makuru twamubonyeho nuko ari mu byishimo bikomeye cyane, ni nyuma yuko murabizi hagiye havugwa byinshi ngo Mugisha Benjamin ngo kubyarira Pamela ngo ni ibintu biri kugorana, ariko buriya abantu niyo mpamvu rimwe na rimwe njya nkunda kubwira abantu ngo jya uvuguziga buriya utaza kari mu minsi ngo atera imbwa urutaro. Buriya ubuzima tuba turimo uyu munsi ntabwo ari bwo tuba tuzaba mwejo. Uyu munsi hari ibyo urimo, ejo hari ibindi uzaba urimo. Rero ku muntu wemeje kubaka stati y'ubuzima bwiwe, agafata intambwe ya mbere akavuga ngo reka nubake urugo, aba hari ibintu byinshi yabanje gucamo, ndetse byanatumye afata umwanzuro. Mugisha Benjamin rero ari kwishimira kuba mu minsi iri imbere ari buze kuba ari kwitwa papa runaka, ndetse ni n'ibintu byiza wabonaga ko ari proud yo kuganira n'umuryango, ababwira ati rwose ngiyewe nkuko mubibona madamu arakuriwe, kandi koko uko wabonaga Pamela azavamo umubyeyi mwiza pe, uramubona mu ikanzu ukabona she deserves to be a mama. N'umuntu kabisa Mugisha Benjamin, congratulations. Reka tunategereze nyine urwo rubyaro rwanyu, kandi ndizera abanyarwanda bagukunda bazarwakirana amaboko yombi, azaba aje mu banyarwanda bagukunda, n'ubundi nawe azaba akunzwe. Rero icyo tubifurije ni ukuzibaruka amahoro, kandi mukibaruka nyine hungu na kobwa. Andi makuru rero turi buze kugarukaho ari kuvugwa na makuru ari politically, ni ku kintu kimaze imisi nacyo nabonye umugabo witwa Hevode ari kuvugaho ku burenganzira bw'abaturage bakoresha zimwe muri societe zicuruza amafaranga cyangwa se amabanki. Nabonaga uno mugabo ari kuvuga uburyo cye. Ikindi ni kijyanye n'ururimi, amasezerano y'inguzanyo yanditsemo. Iki ngiki mwagitanzeho umurongo, ariko hari ikibazo muri enforcement. Urahura n'umusaza ucuruza ifarini hano Nyabugogo akavuga ati gena ari nkeneye amafaranga banyerekaho nsinya, agasinya kigendera. Niba wahaye umuntu inguzanyo agasinya amasezerano ari mu rurimi atumva, ni naho ugenda ukamuhambirira ukamubwira ngo interest rate ni 16, hirya inyuma ugashyiraho ibyo bita processing fees, ugashyiraho management fees, bikazazamuka ukazasanga wa muntu afite inguzanyo iri nko kuri 23% atabizi, bitewe nuko niyo kontra yanditse mu rurimi atumva. Amakontra menshi, amabanki menshi afite sample zanditse mu Cyongereza, bagenda bahindura amazina bacomekamo imibare gusa, ariko kontra izo sample bakoresha nizimwe. Nkagira ngo rero mwongera imbaraga muri enforcement. Tanga amakampani yose yarahisemo gushira izi nyandiko cyangwa se amasezerano mu rurimi rutari Ikinyarwanda, rimwe na rimwe Igifaransa, ikindi gihe Icyongereza, kandi ugasanga umuntu ugiye gukora ayo masezerano n'umunyarwanda ari buze gukenera gusinya ku bintu yumva neza ndetse anizeye neza.
ndetse hari n'abasaza bagiye bavuga ko nyine usanga agenda nyine bakamuteresha igikumwe nyine, cyangwa se bakamubwira ati sinya aha ngaha, agasinya atazi n'ibintu biri muri iyo contract, rimwe na rimwe bikagonga abantu bakoresha aya mafaranga y'amabanki. Ni n'ikintu cyiza leta yagakwiriye kwigaho, ikaganira na bino bigo by'ishoramari, bakagerageza gushyira amasezerano mu rurimi abantu bumva, kuko nimba umuntu aguhaye contrat bikaba ngombwa kuza kujya gukenera umuntu uzi urwo rurimi naho utizeye neza ko aruzi 100%, kuko icyongereza it is not our mother tongue, igifaransa ntabwo ari ururimi rwacu kavukire, ururimi rwacu kavukire ni ikinyarwanda. So bivuga ko rero ibyo bintu biba bikwiriye gukurikiranwa bikanarebwaho cyane kugira ngo bize gukemura ibyo bibazo biba biri kuba clients banyu, mwebwe ndavuga ibigo by'ishoramari cyangwa birimo amabanki n'abandi bantu bagenda bagirana amasezerano n'abakoreshwa babo. Bagakwiriye gutekereza kuri iki kintu, ni ikintu nacyo nabonye gikwiriye kuba cyasubirwamo, amasezerano akajya akorwa mu buryo nyine bw'ikinyarwanda, bwa buryo buri buze gutuma buri muntu wese yumva neza ibintu agiye gusinyira, kugira ngo ejo hatazajya hanabaho izo ngaruka nyine zigenda ziba ku bantu, ugasanga usinye ibintu utumva just kubera ko wari ukeneye amafaranga. Nyine wari ukeneye amafaranga bituma ufata riske utazi ibintu biri mu nyandiko, ejo bagukubita mu rukiko ugasanga hari ingingo iri kukugunga, kuko bo baba bazi ko wasomye ayo masezerano neza. So rero nako nakantu keza, ni ibi bigo nibiza kukigaho hagashyirwaho uburyo bubiri, nimba wumva ikinyarwanda gusa ukaza nyine ukabona contract iri mu kinyarwanda, nimba wumva icyongereza ukabona contract iri mu cyongereza, byaba byiza cyane, byanafasha ndetse byanakorohereza abakiriya banyu muri rusange. So rero niyo makuru tugiye tubafitiye uyu munsi, twashakaga no kuvugaho, tugiye tuyanyuramo muri rusange, tuvanga imyidagaduro n'ibindi biri kugenda bivugwa hirya no hino. Ariko aka kanya ndacyagaruka kuri cya kibazo noneho nyirizina, ndi kubabaza nti ese ari wowe bibayeho? Iki ni ikibazo twiyemeje kuzajya duhora tubaza uko tugize amakuru tubaha. Ese ari wowe bibayeho nk'ibi biri kuba kuri Regis n'uyu mukunzi we? Byaba ngombwa ko ubishyira ku karubanda muri social media? Ese kubishyira muri social media biraza kungura iki kuri bano bantu bombi? Utubwire inyungu n'igihombo ubona kuri bombi, n'inama wagira n'uwundi muntu wese utekereza ejo kuzakora nk'ikintu nk'iki, cyangwa se ushobora kwisanga muri situation. Ciao.